Keza subira kuri ako kantu nuvuga ngo inshuro 10 na zingahe 15 ntazumvise cyangwa ibintu numvise ndi kurota amupfumuye ubuzutu inshuro 15 15 harimo uwo basambanye inshuro 15 ibyo wamenya kuri dosiye ya Semuhungu umaze iminsi atawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibikubiye muri dosiye ye bikagaragaza ko harimo umusore baryamanye inshuro 15. Mu gihe hagitegerejwe ko hatangwa itariki urubanza ruzaburanishwaho, mu minsi ishize umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yabwiye igihe ko Semuhungu akurikiranyweho ibyaha 3 mu gihe yarezwe n'abasore 2. Semuhungu akurikiranyweho ibyaha birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ndetse n'icyo gusebanya. Umusore wa mbere wareze Eric Semuhungu afite imyaka 22 y'amavuko mu gihe undi afite 20. Aba basore bombi bamushinja ko mu bihe bitandukanye bagiye baryamana abanje kubasindisha. Umusore wa mbere ufite imyaka 20 y'amavuko ahamya ko yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina na Semuhungu mu Gushyingo 2025 mu gihe undi umushinja we avuga ko baryamanye inshuro zitari munsi ya 15, ubwa nyuma agahamya ko byabaye hagati ya Mutarama na Gashyantare 2026. Mu ibazwa rye Semuhungu yahakanye ibyo gusindisha abo baryamanaga, yemeza ko banywaga inzoga ku bushake ndetse n'ibyo babikoraga babishaka kandi babyumvikanyeho. Ku rundi ruhande Semuhungu ahamya ko ibyo gusambana nabo yabibakoreraga nk'uko nabo babimukoreraga, bityo ko nta gahato kabaga karimo. Ku rundi ruhande Semuhungu ahakana ibyo gusangiza abantu amashusho y'urukozasoni kuko atazi urubuga The Perfect Boys rugaragaramo amashusho 21 y'urukozasoni ndetse atazi uwarumugizeho admin. Yongeraho ko nta mafoto cyangwa amashusho y'urukozasoni yigeze asangiza abaruhuriyeho. Umwe mu bareze Semuhungu yagaragaje ko uyu yakundaga kumutera ubwoba amubwira ko nadasubira kumureba ngo bongere basambane azabibwira umubyeyi we. Raporo y'abahanga igaragaza ko kuwa 20 Werurwe 2026 umwe mu bareze Semuhungu yamwoherereje ubutumwa agira ati kubwira mama byo urandegera iki, nagukoze iki? Umva Eric, izo blackmailing zawe ndazirambiwe, byabaye kabiri ntibyakongera. Niba wumva wandega kuri mama ngo nongere ngaruke, genda nta ribi nzabyakira uko bije. Dosiye y'uyu mugabo igaragaza ko Semuhungu we yabwiye ubushinjacyaha ko ibyo atari ko byagenze, ahubwo ko hari igihe kinini uwamureze yamaraga adataha, bityo umubyeyi we akamuhamagara amubaza aho umwana we ari. Semuhungu ahamya ko yakundaga kubwira uyu musore ko nadataha abwira nyina ibyo arimo, bityo ko yumva nta cyaha kirimo. Semuhungu Eric ategereje kuburana ku byaha 2: gusambanya abasore ku gahato. Naho inkuru irangirira. Ngure magazine. Tuzifungure dukora iki ko biturenze. Tete. Yo. Nyuma nk'umusesenguzi mfite aha. Oya nk'umunyamategeko ahubwo. Ntikibaye ntababwiye ariko nkanga kukwerura. N'ubundi bintu wavugaga last time urumva nibyo n'ubundi bagarutseho hano mu buhe buryo. Ngiye narakubwiye ati ndacyakomeze kuryama ku bimenyetso kuko ikintu nkunze numvisha ahantu Keza yasomye avuga ko ibimenyetso biri kugaragara kuri ya boro yo gutera ubwoba, noneho urumva ko biramenyekanye, ni message zo kumubwira ko azabwira nyina bora barimo, kuko nibyo Keza asomye avuga ngo ibimenyetso by'abahanga byagaragaje ko hari message Semuhungu yohereza gura mwana avuga ko azamuteza nyina. Urumva
azabwira nyina ibyo yabagamo. Ntabwo wenda twumvishe bavuga ngo yamwoherezaga amavideo, yamubwiraga ko azohereza amavideo mama we. Avugaga ko yagombaga kuzabwira like mama we ibyo uriya mwana ajyamo. Icyo ngicyo tukiveho. Ku kintu cyo gusambanya, Semuhungu aho ngaho yawubaze, navuga ko yawubaze neza mu ruhande rumwe. Uzi impamvu buriya iyo abihakana byari kuza kuba ikibazo kandi byarabaye. Ni ukuvuga ngo nyine niyo mpamvu n'ubushize narababwiye ati kuba byarabaye kuko aranabyemera. Ahubwo ikintu kizabaho nyine na n'ubu nyigarukaho ni ukuzagaragaza abo bantu bamureze, ni ukuzagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko yabafashe ku ngufu. Narabibabwiye kuko iki kintu gihari cyo Semuhungu kuba atabihakana, urumva n'aba bana bakabivugira ko nyine baryamanye koko byanyabyo. Ni ukuvuga ngo ntabwo narabibabwiye, urukiko ntirugendera ku marangamutima, amategeko ntagendera ngo uwabikoze cyangwa utarabikoze cyangwa byarabaye, amategeko agendera ku bimenyetso. Njye nicyo nari njyamyeho. Iyi nkuru n'ubundi imeze nk'iyo twari turi kuvuga, n'ubundi basubiyemo ibyo wavugaga, ahubwo ngenda nagutinya ibintu byose ububizi wabivuze mbere, none n'ubundi niko bije bimeze. Wavuze ko Semuhungu yabyemeye, ni nako igihe kije kibivuga ko ariko byagenze. Ikintu rero kigomba kuzabaho hano ni ukuzareba ati ese koko babikoresheje ku gahato. Kuko umva Semuhungu waravuga ati njye twarabikoze ariko byari ku bushake. Inzoga barazinyweye ariko njyewe ntabwo nigeze nzibahata. Urumva narazibahaye ariko nibo nyine ntabwo nigeze mbaha inzoga ngo hari ikindi kintu ngamije. Sinzi nimba uri kumva ibyo bintu mani ngo dupfa. So bivuze iki rero? Iki cyanjye nongere mbigusubiriremo. Nimba bataramuguye gitumo cyangwa se nimba nta myenda yabaciriyeho, cyane cyane wibuke ko bagiye kumurega hashize iminsi. Uri kunyumva? Biragoye niba Semuhungu ari kuvuga ngo ngewe twabikoze kuri nuza kutubishaka. Abo bantu bagomba kwerekana ibimenyetso bigaragaza ko yabakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato, kugira ngo urukiko rufate umwanzuro. Ntabwo umuntu azagenda avuga ngo njye nafashwe ku ngufu. Ibyo gusa ntabwo bihagije, kuko itegeko rivuga ko ubuhamya bwonyine ntabwo buhagije, bukurikirwa n'ibimenyetso, buherekezwa n'ibimenyetso. Murakoze. Kuko ni nkuko ntabwo umuntu ari byo buri muntu wese azageza abyuka akavuga ati Godfather yamfashe ku ngufu. Nose Godfather ubwo urumva bafunga isi yose. Niyo mpamvu itegeko ryabayeho kugira ngo ubuhamya umuntu yatanze bujyane n'ibimenyetso. Murakoze. Naho njye nkiryamye. musharinge live rero gahunda iteye itya, tugiye kugenda muri ubu buryo birakomeye. Keza subira kuri ako kantu nuvuga ngo inshuro 10 na zingahe 15 nazumvise cyangwa ni ibintu numvise ndi kurota. wabyumvisha nibyo wabyumvisha 15 nizo wazumvisha. Bivuze ngo uriya mwana wo mu Ruhengeri ntabwo ari we. Ikintu utari kumva harimo abana babiri kandi mureke kubita abana n'igitabo. Ufite imyaka 20 y'amavuko bamupfumuye ubuzutu inshuro 15 none kuki abantu bari kubishyira mu Ruhengeri niba arigize Masande kuvanga ibintu ibyo bintu byo nakomeza kubivanga ndamumanura. Nakomeza kubivanga ndamumanura. Basomye ntabwo wumvishe ndamumanura. Impamvu nohereje Sande kugihe ukoze ibirenze ibyo undi wese yakora no ukoze ibiremereye kuva ugereye ahangaha abandi bose bari mu guturagurika. So twumvikana ikintu kimwe, banyarwandakazi mungire muri gift gallery muyikuremo tuno tuntu turimo. Hanyuma twumvikane gift gallery ni ibiki bituma baguha wenyine twe batatu. Ntabwo bisobanukirwa ndaje gusobanurira. Hanyuma bitatu Bilbongero uravuga ko iyo uvugana usobanura gift gallery navuga ukavuga ngo njye mfite ikibazo. So hano niwe Sande gift gallery cyangwa tuvuga uraturagurika bama yakana ngaho cece dukomeze ngaho cece akabebi thank you Sena Sheri, thank you. Oh my god, reka dukomeze rero ngaho cece ihangana. Ntabwo ndibuze kuvugira inkuru turi mu ntuza. No god, nicyo kibazo abantu bavuga ngo inkuru uvuga ntabwo zirizo. Reka tuvuge inkuru cyangwa tuye muri gallery. Sande sima muri gwacha kabe nkumanuye gato kugira ngo mvuge inkuru neza. Nakumanuye aje moderator muzamura ubwo akanze manze mareho imyanya. Reka tugende gato ya rero. Fata mu gihe ukora byose ntumure ko moderator. Nagomba gukuraho. Urabugumana. So twumvikane gato yana munyumve neza cyane. Ni ukuvuga ngo munyumve Titi, ni ukuvuga ngo nujya kubireba
ngewe numvaga ikintu cyo gusindisha iki kintu kiri buze kuba ari nka setup basetinze uyu mujene, ariko ntabwo muri iyi nkuru yose n'ukuntu yandikwa turi kuyisoma ntunguwe n'ukuntu nyir'ubwite avuze ko aba bantu babaga banyoye ariko atabaga yabasindishije. Munyuvi iki kintu kintunguye, bivuze ngo bimwe nababwiye ejo bundi ku makuru nari nakuruye, aba bantu bakoraga imibonano bagize bate, basinze, bakoreshwaga imibonano bagize bate, basinze. Ariko noneho wakavuga ko atigeze abasindisha ahubwo banywaga ku bushake bwabo. Urimo kunyumva Titi? Ndi kukumva rwose. Wahiki Godfather. Mu gihe Godfather acecetse mukomeze mundebe mu nkunde Rwose. Ejo nagusharingiye paka power. Godfather uciye mu ijambo hano aravuga ngo ntabwo bose babaga banyweye kandi ibyo yabakoreraga nabo barabimukoreraga, bivuze ko bose babikoreranaga. Igihe hari ikibazo hari n'ikindi kibazo nafite, umva kabane ikindi kibazo nibaza, inshuro 10 zingahe zose babaga basinze? None se bwo wasinda uyu munsi wasura inshuro 14? Erega se mungu afite akabari mu nzu, kandi by the way tureke n'ibyo munsi wa mbere inshuro 15 buri munsi se ubikora wasinda utabishaka ngiye afa no ugacunga amezi angahe agashira akaba ari kujya kumurega. ndakeka turetse bamuha ijambo kandi ndakeka umuntu usubirayo buri munsi nuko nawe abifitemo ubushake. erega njyewe bushize njye last time naravuze ati harimo ubugambanyi. ikintu cyari kuba gikomeye cyane nigiye kuba abana bari kuba ari za mineri. ni kwa kundi umuhungu aba afite amafaranga akabashukisha ibyo kurya. Oya ntabyo kurya, ariko umuntu imyaka 25 bagushuka no kwa gatatu no kwa gatanu no kwa gatandatu. Ngaho mwemuretse gato tugende gake. Reka nihere Jessica aka gift rad ngiye Uri kunyumva? Ndahari nagarutse. Thank you baby. Ndashaka tujyane muri ubu buryo. Love you Jessica. Guys, mutapping screen. Thank you. Ngaho reka gutekinga funga mic yawe. Tugende gatoya rero. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru ikintu gitangaje kinanteye n'ubwoba nkikangamo. Ni gute umuntu yarongoranywe inshuro 15 biheruka kumufata bamufashe ku ngufu inshuro 15 yari yaramushimuse se yaramuzirikiye mu rugo. Ntabwo ndi kuvugira kuri victime ahanga birancanze, muze kunsobanurira biranga burambinze kizongereza inshuro 15 byari bikiri ku ngufu, muze kunsobanurira. Ntabwo dufa gutyo nagaruka kuvugira kuri victime, rega ibyo ngibyo uri kuvuga no mu rukiko barabivuga barabyibaza kuri sebyibaza. No mu rukiko barabyibaza. Oya 15 ushobora kuba byaragenze se, bashobora kuba ari hahandi ama video ahita azira yakomezaga yabakangisha anabakangisha ko azabibwira wendi wabo cyangwa runaka. Uhindura imvugo, nta hantu bigeze basoma ko yabakangishije video mutaza gukora ababyeyi. Haro yakangishije umubyeyi, wenda tuvuye ko yasubiye gukora kumukangisha. Uretse gato Titi, reka kugendera kuri kara kantu bakubwiye ko ibi ngibi uri kunyumva, wibuke ko ataragera imbere, nuva ngo ntabwo araburanishwa. Yego turi kumwe. Wifata karango kuko ngo bya, ariko se uyu nguyu ni busesenguzi bw'abaganga kubera iki byakugiye mu mutwe nako inzobere. Tega amatwi gatoya. Ni ukuvuga ngo haracyari iperereza ry'ibanze. Urimo kunyumva?
hejuru twabonye ahantu yakangishije yasakaje amashusho y'ubusambane y'igikorwa cyo gusambana. Turi kumwe? Ntabwo nsinzi aho ariko hejuru birimo. Rero reka kubyambura agaciro ngo uhereze agaciro ngo ibyarebwe n'inzobere. Ntabwo urubanza rurajya mu mizi, ntabwo bararubura. Ntabwo nabyambaye agaciro bambi. Uretse gasaba ijambo. Hari groupe yitwa The Perfect Boys. Yego. Reka kuvuga ngo amashusho 21 kandi yari admin. Ya porno y'abatinganyi. None se Perfect Boy urumva hari igitsina gore cyarimo. Barabyirengagiza nese mvuga azajya gukangisha umubyeyi we ku magambo. None se ayo mashusho bavuze ko ari ayiwe se cyangwa erega porno zibaho na porno zibaho. Amatwi hano. Ntabwo mugeze bavuga ko bameshoninze ngo ni amashusho y'uno mukoboyi ngo ni Semungu n'abo bantu. Ahangaha bameshoninze amashusho y'urukozasoni. Notise karame. Hano batubwiye ko erega hano ntabwo urubanza rurajya mu ntabwo bararuburana ngo batubwire ikintu ku kindi. Njye murabizi yuko ndi team jihad ariko kuri no case ya Semuhungu ndakeka yuko harimo ubugambanyi. Murabizi ko ndi team jihad 100%. Ibyo bya jihad ariko se ubundi kuki nakize ifoto ya jihad. Ariko ibi bintu bya Semuhungu ntabwo nawe ni inshuti yanjye, bombi ni inshuti zanjye, ariko ibya Semuhungu ndakeka harimo tena. Gusa ubwo tubwiye iki ko binshanze nawe. Uko mbyumva mu mutima wanjye. Mu mutima wawe. Defa turi kuvuga ibyo mu mutima cyangwa turi kuganira? Twumvikanye ngo cyane. Uko mbyumva. Sande yongeye kuba the owner. Sande twumvikanye ngo iki? Sande ndakubujije. Reka dukomeze rero. Kabano ijambo ni ryawe. Ikintu nshaka ko muvuga mutekerezaho mumenye ko arimo gushinjwa ariko ntabwo aracirwa urubanza. Ibintu byose muvuga ni ibintu bavuga nk'ibimenyetso ariko ntabwo biremezwa. Nta muntu uri kumucira urubanza Kabano. Naje gusanga abantu mwese mutangira ibitekerezo hano. Abantu mutangira ibitekerezo. Hano ngo nzajya nzanumvuga inkuru n'indangiza nigendere. Ko muca umuntu mu ijambo se atarasoza. Abo tuguciye mu ijambo ahubwo nukuri kuvuga ibyo tutari. Ntabwo ugomba kuza gukotinga ibyo turi kuvuga hano. Kotinga ibiri mu kinyamakuru kimaze kubyandika. Bidahari. Kotinga ibiri kuvuga ibyo mu kinyamakuru Franco. Yego nyine ntabwo mvuze ngo wowe runaka. Wowe vuga ngo Kabano vuga ngo ibiri mu kinyamakuru. Okay, ibiri mu kinyamakuru. Urakoze cyane. Turi gukoresha imvugo yawe. Okay, ibiri mu kinyamakuru ntawe bishinja, nta no bishinjura, ni bivugwa ntago birahamwe. So iyo agiye akavuga ngo ntazi uburyo bamugize admin, afite uko azabigaragaza, akagaragaza umuntu wamugize admin. Yavuze ko atigeze asakaza amashusho, afite uko azabigenza. Abantu bavuga ngo yarayasakaje, ntago ibyo ndi bubyemere. Murindire bazabimuhamye ko yabikoze kuko ibimenyetso nibigaragara. Keza ongera ufungure ntuza. Ongera ufungure. Ese ni nka bya bindi bya jihad ko yari. Ongera ufungure mic yawe. Abandi mu meeting. Nkomeze cyangwa mwanyatse ijambo. Ndakwinginze reka mbaze ikibazo kimwe. Reka amazi basome urabyumviramo riri. Yari admin muri groupe. Uburetse gato reka bongere basome muravanamo ibyo mushaka kuvanamo birabahereza umwanya wo kugira wo kumenya uko mutanga ibitekerezo byanyu maze kumva. Twagiye Keza. Biraza kubafasha. Mu meeting. Inkuru y'igihe yo muri iki gitondo 3:19 umutwe wayiragira ati harimo uwo basambanye inshuro 15 ibyo wamenya kuri dosiye ya Semuhungu. Semuhungu Eric umaze iminsi atawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha binyuranye birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibikubiye muri dosiye ye bikagaragaza ko harimo umusore baryamanye inshuro 15. Mu gihe hagitegerejwe ko hatangwa itariki urubanza ruzaburanishirizwaho, mu minsi ishize umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yabwiye igihe ko Semuhungu akurikiranyweho ibyaha 3 mu gihe yarezwe n'abasore 2. Semuhungu akurikiranyweho ibyaha birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ndetse n'icyo gusebanya. Umusore wa mbere wareze Eric Semuhungu afite imyaka 22 y'amavuko mu gihe undi afite imyaka 20.
aba basore bombi bamushinja ko mu bihe bitandukanye bagiye baryamana abanje kubasindisha. Uyu musore wa mbere ufite imyaka 20 y'amavuko ahamya ko yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina na Semuhungu mu Gushyingo 2025 mu gihe undi umushinja we avuga ko baryamanye inshuro zitari munsi ya 15. Ubwa nyuma agahamya ko byabaye hagati ya Mutarama na Gashyantare 2026. Mu ibazwa rye Semuhungu yahakanye ibyo gusindisha abo baryamanaga, yemeza ko banywaga inzoga ku bushake ndetse n'ibyo bakoraga babikoraga babishaka kandi babyumvikanyeho. Ku rundi ruhande Semuhungu ahamya ko ibyo gusambana nabo yabibakoreraga nk'uko nabo babimukoreraga, bityo ko nta gahato kabaga karimo. Ku rundi ruhande Semuhungu ahakana ibyo gusangiza abantu amashusho y'urukozasoni kuko atazi urubuga The Perfect Boys rugaragaramo amashusho 21 y'urukozasoni ndetse atazi uwarumugizeho admin. Yongeraho ko nta mafoto cyangwa amashusho y'urukozasoni yigeze asangiza abaruhuriyemo. Umwe mu bareze Semuhungu yagaragaje ko uyu yakundaga kumutera ubwoba amubwira ko nadasubira kumureba ngo bongere basambane azabibwira umubyeyi we. Raporo y'abahanga igaragaza ko kwa 25 Werurwe 2026 umwe mu bareze Semuhungu yamwohereje ubutumwa agira ati: kubwira mama byo urandegera iki? Nagukoze iki? Umva Eric, izo blackmailing zawe ndazirambiwe. Byabaye kabiri ntibyakongera. Niba wumva wandega kuri mama ngo nongere ngaruke, genda ntaribi nzabyakira uko bije. Dosiye y'uyu mugabo igaragaza ko Semuhungu we yabwiye ubushinjacyaha ko ibyo atari ko byagenze, ahubwo ko hari igihe kinini uwamureze yamaraga adataha, bityo umubyeyi we akamuhamagara amubaza aho umwana we ari. Semuhungu ahamya ko yakundaga kubwira uyu musore ko nadataha abwira nyina ibyo arimo, bityo ko yumva nta cyaha kirimo. Semuhungu Eric ategerejwe kuburana ku byaha birimo gusambanya abasore ku gahato. Inkuru isorezwa. ahangaha rero ngira murabyumvishe, kabano wabyumvishe? Nabyumvise nuko yireguye nakumvise. Akoze cyane. Ngaho utangiye igitekerezo cyawe mbere yuko mfata bisho. Ube seriye kandi mukoresha ubwenge nk'abantu mwagiye ku ishuri, apana ibintu byo gukoresha amarangamutima. Njyewe natandaraje, nta ruhande mfite. Njyewe ndi umushungereza. Hano reka ntabwo uruhande kubera ko ntabwo tuzi ukuri, niyo mpamvu abaho ugenzacyaha n'ubushinjacyaha nyine. Icyo ntekereza ni uko niba ibyo bamushinja koko byarabaye hakaboneka ibimenyetso. Komeza, sorry. Mvugiramo oya ni njye wari ubwanutse. Komeza. ntushobotse. Njyewe ikintu ntekereza ni kimwe, mpere nko kuba umwana w'imyaka 10 wagiye inshuro 15, ntabwo ushobora gusindisha inshuro 15 ngo urindire zirinde zigera. Ibyo ngibyo it doesn't make sense at all. Ese ni iminsi 15 cyangwa n'amaturu? Ese nabo bagira amaturu? Ntabwo mbizi. Ni inshuro 15. Inshuro 15 yazi mutikura mu ijoro rimwe. Wabo inshuro 15. Inshuro apana iminsi. Aravuga ngo ni uguhera. Urumva byabaye inshuro 15. Yararyohewe. Komeza. Ariko kumanza ubuzutu buryoha. None se inshuro 15 niba buryoha uzajye hakorwa ijambo ni irya kabano. Kabano babara gatoya 1 second. Niba muri kuvuga ku muntu, buretse gatoya, niba muri kuvuga ku muntu n'amategeko bavuze inshuro 15 zishobora kuba mu isaha imwe cyangwa mu bavuze igihe yahereye ajyayo n'igihe yagiye kumuregera. Kandi hari ikintu muri kwibagirwa, uri kwitiranya abantu. No. Yamureze ryari? Ntega amatwi ariko se numva mushimuse pano. Kabano muranshimuse. Buretse gato uwa mbere ni uri kuvuga igihe yatangiriwe n'igihe byarangiriye iyo minsi. Uwa kabiri akavuga inshuro 15. Urimo kumva?
Okay, reka dusipoze ko wenda izo nshuro 15 ariko se dusipoze iki ko turi kuvuga hano bari kubivuga uwa mbere avuga ko amatariki n'imyaka yatangiye kumusambanyirizamo uretse riri ese yamuregeye ku gihe riri uburetse gato cyangwa yamureze iminsi ishize yamureze ryari ndapfuye bikiba cyangwa hashize iminsi ntaho bagaragaza ko yamureze bikiba hose bigaragara ko bareze batinze so bigaragara ko hari ingingo mu yumve neza harabajyagayo bakamara icyumweru babiwe oya ugomba kurega icyo kirego bikiba icyo gihe bikiba bagahita bagusuzuma njyewe uw'inshuro 15 ndamukemanga ashobora kuba nawe yarabishakaga hanyuma uwo mwana wundi wavuze ngo bamukangaga ngo asubireyo niba ibintu Semungu yavuze by'ukuntu umwana yazaga iwe akanga gutaha akahatinda wenda kubera ibyaha abona kugeza ubwo nyina ahamagaye umwana ntashaka kwitaba ntashaka no gutaha akamubwira ati nudataha ndakurega ahubwo aho ngaho Semungu yaba ari n'umuntu muzima niwe n'umwana adashaka gutaha akavuga ati wa mwana we taha dore iwanyu baragushaka byibura yabaga ashyizemo n'umutima niba kuko yarireguye ibyo bintu bakazareba ama message ugasanga ari byo uwo mwana nta kintu cyose kizatuma hari akantu muri gusimbuka ka 2-in-1 muzi icyo ari cyo ni ukubikora nawe ukabikorerwa bose ngo barahanaga papa iyo bayita 2-in-1 ibyo nari ngiye gusoreza se mubona agaragaza ko babimukoraga nawe akabibakorera bizaba ari impanguhe niba rero barahaye 2-in-1 uretse gato 2-in-1 no gutega ubuzutu nawe bakagutegera yego kwa kuri telefone yajyagamo simukade ebyiri ku bantu babonye amashusho uriya bafunze twande uriya wa fashion kabano yitwa nde ari nani Moses kuri Snapchat amavideo yipostingi yubwe ku giti cye yagaragazaga ko yari ari kubikorera uwo muzungu n'uwo muzungu agahindukira kumukorera rero nibyo na Eric yakoraga na Eric ariko ubwo hano uko bagaragaza yisobanuye muri make Eric wavuga ko ntago afata umuntu ku ngufu ngo ubimukorere nawe abigukorere ngiye kuvuga niba hari ikintu kigaragaza ko nabo bamwuriraga ese umuntu wasinze yakora ibyo bintu ntago bishoboka Eric akunda uduhungu tukiri duto uri kumva Jessica ntago bigeze avuga abahungu bato abahungu bato bakuye wa mugore we ko nawe ikindi kintu nibaza nge bambwiye mutinge ariko reka nkubwire kabano yabikorerwa akabikora tugendera ku bintu RIB yavuze RIB ni ubugenzacyaha ntabwo ari ubushinjacyaha wumvise ibirego RIB yavuze kandi ibyo amaze kudusomera nyine ndakumva wowe uri kuvuga ibyo warabyumvise kandi yamaze kubivuga nonaha nyine tutavuga ibintu bya fani ngo yaramwuriraga n'undi akamwurira ntabwo ari fani turimo mbere ntabwo ari fani kandi babivuze no hari ubihuje no buretse gatoya hari ubihuje none kuki ari igihe ubibaza se niba hari undi ubihuje nuko nawe nkubwiye ngo Semungu yisobanuye Semungu niwe yisobanuye umva keza wowe ubihuje Godfa ikibazo kimwe kubera icyo washyizeho iriya foto ya Eric Semungu na Jihad kandi Jihad nta ruhari uriya ni keza njye ibi bintu birambuye kandi ari ugomba kumwakira mpaka imageragere nuko riri nuko ari uzamwakira imageragere nta kintu ariko abantu bari hano bameze karata y'ibana ifoto ya Jihad man Jihad nta yibereye mageragere none se niwe timbira arimo kubumva kuki mwamushyize hano ake filime muri kuyumva kandi ndabamenyesha ko Jihad ntago ari wakira abantu imageragere abantu bakirwa uretse bakirwa n'abacungagereza n'abantu Riri oya uretse neza gushyira Jihad bayikuyeho we Sande nakwiye kumyutinga ngiye Godfather na mu burenganzira mute your fucking uramyutingwe nani soni mutinga ikibazo gihindutse ifoto hanyuma sira foto nta mwagiye mukareba ahantu biri mwagiye mukaraba mu binyamakuru byanditse bayahuza bavuga ko Jihad asanze ntuzamagerage ntago mwagiye mukabireba iyi foto ni Godfather uyihuje ndabaza iyi foto ni nge uyihuje mwagiye mukareba hari ukuntu bimeze mwagiye mukareba ibinyamakuru biri kwandika ukuntu bari kwandika bavuga ngo Jihad asanze ngo uyu ngo asanze uri amageragere mwagiye mukabireba ni nge uhuje amafoto ngiye mfite umwanya wo kujya guhuza amafoto
ikibazo kibaye ifoto, ikibazo muri iyi nkuru kibaye ifoto. Dukomeze inkuru, ntabwo nkira abantu baza kunjagaraza. Dukomeze inkuru. Ikibazo ubu kugeza amasaha ikibazo gihindutse ifoto. Okay, kankire iyi noneho hariho meme murayizi. Genda singibi abantu bose bari gukoresha, so twagiye tugaruke gato. Niringiro migikoma troka meme trokazi. Reka kuvanaho, reka ibyo bintu. Muting mic yawe sane ngo last warning. Twumvikanye ko uri muting mic, mute your nose it's mic please. Kana twabivuganye please, muting mic yawe out of control. Twagiye tugaruke gato ya rero, kandi ntabwo nkeneye ko kandi ndisize impamvu ndi kumva muri kutangiye kunjagaraza mu mutwe. Ya Godfa nje nibarizaga gusa kubera iki ntabwo mukubaza warangiza ukamwira ngo ntabwo bimakinga sense. Urambwira ko nakoze ibintu biri useless. none se Godfa nje niko mbyumva. Niko byumva ko nakoze ibintu biri mu bugoryi birimo biri useless. Oya ntabwo navuze yuko ari ubugoryi, navuze yuko andi ariko bivuze uvuze ko biri useless. No ya navuze ni ko bitamakinga sense. None se ibyo urumva ibintu ari byo, so reka niwe tubyihorere tunaveyo. Ntabwo nakoze ibintu biri useless. Hanyuma bakoze ibingibi n'ibyo n'ijoro bihuje, dore ukuntu babikoze. Nta hantu hose biri niyo mafoto ari gucicikana, nta kidasanzwe kirimo. Urimo kumva turi kujyana singizi mu mimo ahantu hose nibyo biriho. Reka nkwereke n'indi dore. Nese n'ingibi n'icyo wabibonye, wabonye aya mafoto nibyo biriho, nibyo bari gukoresha. Nawe ntago wagomba kubikiraho. Ndabishizeho nkuko nibyo mbisanzeho, kandi nta kosa nkoze, nta n'ubihuriye. So sinkeneye rero ko tugira singizi mimo, singizi byasaze. Niyo mafoto yose bari gukoresha ku mafoto ya Semuhungu, abantu bari kubablogga bose. So nta byadanje. Tugende gatoya, tugende gatoya, ntago bingi bari byo kibazo ngo birekereho rata, ariko abantu bamugira akavuyo. Tugende gake bashobotse na gato. Urukumva icyo navuga ni iki ngiki, ariko reka dukoresha ingi tuvuze induru n'ubundi kazane mukecuru wanjye. Tugende gakeya. Ikibazo kigiye guhinduka ifoto nkoresheje kuri hano kuri ntuza. Oya yisubizeho. Mungu kugira ngo abantu baze gukomeza n'abajoininga bashyashya amenye topic turi kuvuga. Wagiye wemera gukosorwa, ariko reka nkiboroke. Gukosorwa uragakosorwa n'amategeko, urakatumba kankuboroke. Si utanamfollowinga kagiye mageragero ugiye kubayo, ndakuborotse wagitumbi kowe cukwe n'uburoro. Reka dukomeze inkuru. So icyo mvuga ni ikihe, ni iki ngiki. Twebwe twe turebiri ubundi twe turebiri mu binyamakuru, ntabwo turi abasazi bo kuba tutaravuze iyi nkuru itarasohoka. Turi kumwe. Garuraho iriya rata niyo isobanura topic muriho. Urukumva ko abantu bakora byahiye koko. So munyumve neza. Urukumva abashaka iriya foto mwese mwandikemo ngo garuraho iriya. Mwese mwandike ngo garuraho. Ngewe wenda naguciye mu ijambo. Ndabahagarariye nibayibazanire iriya foto. Godfather nta ruhare afite muri biriya bintu. Mwandikemo ngo garuraho tuyigarureho. Ndabahagarariye muri komenti nibagarurire iriya foto. Yibereye mageragere. Mvana Jihad mu bari. Ndego uyu munsi njye nari ngutegereje kujya. Nushaka kuyisubizeho. Godfather umuntu uretse gato ni mukande ko ndakubaza igitumbiko ni igiki ngiye nsobanurira bro. Nanjye nshaka kukigambira numbishije igitutsi biti gitumbiko bro. Babanze bankandeho uwo nkanda wo ndagendera ku bitekerezo twagiye gazi mukande muri gift gallery igitumbiko. Rego ubwo mwese mbaguye gufungura kamera mwahita mwiruka nka ntabwo namenya aho munyuze. Kamera kandi kamera kuri iyi nkuru babuye gufungura kamera mwese mwahita umuntu wayifungura umwe wenyine uri proud wiyizera n'umuntu bita Brown. Mwandikemo ngo yigarure gazi mutapinge screen tugere kuri 400 mpumvisha amajwi. Nanjye mukomeze mu nkandeho. Nekaze nkubwira ikintu kimwe. Nkimara kumva nukuri kandi diseriye. Munyumve neza cyane hano ntabwo dufata nzi kurya indimi murabizi, ntabwo njya mfata side. Nkimara kumva ko uyu muhungu basambanye na Eric Semungu inshuro 15. Undi yasambanye nawe kuva 2025 kugeza uyu munsi. Turi kumwe. Munyumve neza cyane.
ubwo nyobewe ukuntu umuntu yafata yasamanya undi kugahata imyaka 2 twumvikane simbisobanukiwe. Ikindi cya kabiri, byagenze gute kugira ngo umuntu afatwe ku gahato inshuro 15? Ni mu ijoro rimwe, ni mu bihe binga, ni iminsi 15 itandukanye. Ngo yajyagayo akamara icyumweru ariyo. Niba umuntu yaragera akamara icyumweru akajya kumusura akamara icyumweru, ndapfuye. Uru rubuga rw'abatinganyi ninde admin, ninde warukoze, ninde warwubatse? Dukeneye kumumenya. Iyi nkuru ihise ihinduka amayobera. Godifata by Kizungerezi. Ukuri ni ukuhe muri iyi nkuru? Ahangaha biraza gukenera itegeko. Munyumve neza cyane. Aha biraza gukenera iki? Itegeko. Dore dukunda kureba Semuhungu. Iyo foto hariya twaje kwiyemeza Jihadi nta hahuriye na no nicyo navugaga. Iyo foto twaje kwiyemeza iki muri kumuzanamo buri gihe yego riri nanjye byanyobeye kuko mageragere mu mahoro yiwe muramuzana hano kubera iki kandi Carmen nagusaba ugafunga mike yawe. Yego nari Sande ndamukunda riri oya namwe ntimugashinyagure. Aha amaze amezi 5 muri kumukompara n'umuntu mwaje mugira imitima. Riri funga mike yawe. Yayifunze. Urakoze cyane. Ihangane wibabara. Nta bintu byadanje. Iki ngiki nicyo njya nanga. Reka babwire ikintu kimwe. Umunsi muzemera ko turi muri showbiz, turi kumwe, umunsi muzazana amarangamutima hano, ayo marangamutima mujye muyigiza hirya. Urakoze cyane Mrs. Clock. So twumvikana ikintu kimwe. Njyewe iki ngiki nicyo kibazo ubundi ntabwo nakabaye bazamura no kuri pano. That's the big problem. Umuntu azamura abantu basanzwe bakabazana kuri platform, akabazanga tukaza kuruhinga turi kumwe namwe. That's the big problem. Ibingibi nuvuga nganga tuba twabayenga ubundi polisi n'abakolege b'abaturage, ariko igihe cyose bamaze kubatizera polisi ntizana ikiboko, ibintu birapfa ntabwo ikora akazi neza. Mbasabye kudashyira ko twumvikane. Reka manze numva uyu nguyu. Umuhungu tugifite yego twa internet yari inshiranye, ntabwo nigeze menya nyine ukuntu mwanshubije. Agarutse nsanga ikiganiro cyahindutse. Ese ninde? Simbuki. Itwagiza amakuru Semuhungu nzaniye. Sense. Munyumve neza cyane. Ndagukunda. Urakumva? Iyi nkuru ya goregore. Nibo bari ukavanga dirinda gusabye. Please, reka kubekinga ibintu big deal. Reka gukora ibintu big deal. Please, Lady. Urabizi ngiye baramanura nimvuga n'ijambo rimwe ntabwo uri kuvuga. Tuza Shedi iturize sibyo? Reka niturize. Rwose noneho hajeho The Ben. N'undi muntu nkunda noneho Riri ni njye nyine gukunda myutinga njye nawe. Namyutinze ntimwongera kunyumva. Miss Clark, thank you so much. Turi kujyana ibyo bintu byanyu kuzana. Urimo kumva ibyo kuzana amarangamutima yanyu mukazana no ngo Jihadi se yarafunzwe nazongera kuvugaho. Reka mujye ko Jihadi ari icyamamare yaramamaye. Urumva? So kuzana kano gafoto akaba ari ugiye kutwakirira Semuhungu mageragere niba azajyayo.